izina rimwe mu mazina dufite y'inzoga hariya muri rwa rutonde. Twemeze kuri OK, haza kandi katubwira kwinjiza ingano y'izacurujwe inter quantity sold, wenda twinjizemo 50. Murabona hano mu nyingi kolone y'ibiri muri stock kuri BRC dufitemo inzoga 150, none tugiye gucuruza 50. Reka turebe ko zitazivaho. Nitwemeza kuri OK, murabona ko 50 zivuyeho. Nice. Hano turaza kuri launchpad, nituyishyiraho imbeba irahita igaragaza ama icons y'ama application ari muri mudasobwa. Turebemo ya Excel, hanyuma tuyikandeho. Save as, ni nkaho yakagize iti ndabyumva ko nkizemo amakuru muri Excel book 1. None se dukomeze twite book 1 cyangwa urashaka kwita izina rindi? Ubwo waba ushaka kwita irindi zina rijyanye n'amakuru ushyizemo, ugahita usibiye book 1 ukandikamo izina ushaka muri 97 kugeza muri 2004. Ubu ndamutse mfite umuntu ndi buze gusangiza file cyangwa document, uwo muntu akaba afite mudasobwa irimo Excel ya kera guhera muri 2004 kumanura, file nabanza kuyibika muri ubu bwoko bwa file. Tubaha ikaze kuri channel yacu ya Iga Excel. Muri iyi video tugiye kureba ibi bikurikira: uburyo bwo gukora workbook cyashya muri Excel, intambwe zo gufungura workbook isanzwe iriho, kubika workbook mu bwoko bw'amafiles atandukanye nka XLSX, XLS na CSV, ndetse tunumve n'impanuro ku kuntu ugomba gutegura no kwita ku myirondoro y'inyandiko kugira ngo uzibone byoroshye. Nureba aya mashusho ukayarangiza, uzaba ushobora gukora no kubika amakuru muri Excel nta nkomyi. Uburyo bwo gufungura workbook muri Excel bubanzirizwa no gufungura application ya Excel. Hano twakoresheje mudasobwa y'uruganda rwa Apple iMac, niyo mpamvu murimo kubona ibintu muri iri dirishya rya mudasobwa bisukundi bitandukanye no mu mashusho aheruka. Niba video utarayibonye, link yayo iri muri description. Hano turaza kuri launchpad, nituyishyiraho imbeba irahita igaragaza ama icons y'ama application ari muri mudasobwa. Turebemo ya Excel, hanyuma tuyikandeho. Ihite tujyana ku marembo ya Excel yo twabonye ubushize. Link ya video iri muri description. Hanyuma rero turahitamo blank workbook, twemeze kuyifungura. Nimara gufunguka, turagira amakuru dushyiramo cyangwa twandikamo cyangwa dutayipingamo. Reka wenda twandike murakaza neza muri workbook ya Excel. Hanyuma twongera ingano y'inyuguti tubashe kubisoma neza. Ubu dufite workbook irimo amakuru muri worksheet rimwe cyangwa ya mbere. Mu kagari cell A1 ni amakuru aherereye. Reka cell tuyita akagari wenda. Ikiba gikurikiyeho ni ukubika amakuru muri mudasobwa, kuko utayabitse mudasobwa ikazima, ya makuru arazimira. Bimeze nko kugira igitekerezo mu mutwe ariko mu kanya ukabura kibagiwe. Ntukizirikane ngo ugishyire mu bikorwa. Niko mudasobwa ikora. Ugomba kubika amakuru yawe kugira ngo mudasobwa imenye ko ibanga uyibikije ari iry'agaciro. Ukora icyo twita save, ubundi bisobanuye kubika. Ubwo reka dushake command ya save kuri toolbar, tuyikandeho, hafunguka dialog box irimo amabwiriza yo kubika. Noneho hano mudasobwa irimo kutubaza save as, ni nkaho yakagize iti ndabyumva ko nkizemo amakuru muri Excel book 1. None se dukomeze twite book 1 cyangwa urashaka kwita izina rindi? Ubwo waba ushaka kwita irindi zina rijyanye n'amakuru ushyizemo, ugahita usibiye book 1 ukandikamo izina ushaka. Reka wenda tuyite ikaze muri Excel. Izi nyuguti zindi zikurikiyeho ni iziranga ubwoko bwa file tugiye kubikamo amakuru. Amoko ya file cyangwa amoko y'urupapuro ushobora kubikamo amakuru ya Excel ni menshi. Turaza kureba amwe muri yo muri aya mashusho. Igisigaye hano ni uguhitamo umwanya turi bubikemo file. Reka wenda duhitemo desktop, rya dirishya rya mudasobwa duheraho iyi ifungutse. Hanyuma twemeze kuri save. Hano file irahita yinagamo. Aka ni agatsiko k'amafayilo y'ubwoko bumwe, niko amabwiriza setinze ku idirishya ry'iyi mudasobwa ya iMac. Amafayilo ahuje ubwoko yishyira mu gatsiko. Dufunge file, tujye kureba muri kariya gatsiko yibitsemo. Nidukandaho karafunguka, tureba amafayilo yose akarimo. Turahita tubona fayilo yacu twise ikaze muri Excel. Nidufungura urupapuro cyangwa fayilo twise ikaze muri Excel, turahita tubona ko ari ya fayilo twabitsemo amakuru. Ndizera neza ko mwumvise uburyo ukora workbook bwa mbere muri Excel. Tugiye kureba uburyo ufungura workbook isanzwe mu mashini kandi ukaba utibuka aho ibitse, ariko ukaba wibuka izina wayise. Icyo ukora, uraza ugashaka commande yo gushakisha. Igomba kuba ifite aho iherereye hano kuri iri dirishya rya mudasobwa. Hano iri hejuru hari. Nituyikandaho irafunguka. Hanyuma tujyemo twandikemo izina rya file cyangwa document dushaka. Ako kanya iyo document cyangwa workbook ihita yigaragaza hasi. Ndetse ushobora no kwishakisha ukoresheje amagambo wibuka ayanditsemo. Ubu meze nk'uri kubwira mudasobwa uti nzanira document cyangwa file yitwa gutya na gutya.
cyangwa se ubundi uti sinibuka izina ryayo ariko ivuga ibi bintu binibi, mudasobwa igahita ikora processing ikabona ya dokima ikayikuzanira hasi hano, hanyuma tukayifungura tuyikanzeho n'imbeba bikaba birabaye. Dushobora no kubika amafiles muri folder, ni nko kubika impapuro mu ibahasha. Iyi bahasha yitwa file XLS, dusangamo amadokima menshi twabitsemo, hari aya Excel menshi, aya Word n'amavideo. Dushobora gufungura nk'iyi dokima cyangwa akabuku tukareba amakuru arimo twabitsemo. Murabona ko harimo amakuru ajyanye n'ubushakashatsi bw'ibimera. Nuko rero tubonye uko wafungura andi madokima ari muri mudasobwa. Ubu tugiye kureba uko wabika wakabuku mu bwoko bw'amadokima cyangwa file cyangwa impapuro bitandukanye. Reka dufatire urugero nanone kuri ya file yacu ya ikaze muri Excel. Tuyifungure tujye kuri Savers hejuru kuri Toolbar. Noneho ya dialog box nigaruka turamanuka hepfo turebe kuri File Format. Nidufungura agatiriwari kaho turasangamo ubwoko bw'amafile dushobora guhitamo kubika mu dokima. Iyo dusanganywe murabona ko ari XLSX, ihagarariye Excel version yo mu myaka ya vuba. Hakaza XLS ihagarariye Excel version ya kera yo guhera muri 1997 kugeza muri 2004. Ubu ndamutse mfite umuntu ndi buze gusangiza file cyangwa dokima, uwo muntu akaba afite mudasobwa irimo Excel ya kera guhera muri 2004 kumanura, file nabanza kuyibika muri ubu bwoko bwa file XLS kugira ngo aze kubasha kuyifungura. Hakaza ubwoko bwa CSV, comma separated value cyangwa comma delimited file. Ni file ikunda gukoreshwa ku ma platform akorera kuri mudasobwa. Iyo tuzaba tuyirebaho birambuye. Hakaza ubwoko bwa web page HTML. Iyi ni file yo kuri website. Hakaza za template XLT. Hakaza ni hagarariye Excel macro enabled workbook XLSM, Excel macro enabled workbook. Ubu ni ubwoko bwose bwa files ushobora kubikamo amakuru bitewe naho ushaka kuzayohereza cyangwa kuyashyira cyangwa kuyakoresha. Hari impamvu nyinshi zatuma uhitamo ubwoko bwa file uri bubikamo amakuru yawe yo muri Excel. Ibi byose bituma Excel irushaho kuba igikoresho cyiza kubera uburyo ikorana n'ama application yandi menshi. Izo mpamvu tuzagenda tuzibona mu mashusho ataha. Hano kuri desktop buri bwoko bwa file twabitsemo amakuru yacu muri workbook twise ikaze muri Excel, witegereje neza yose urayabona, ndetse ku izina hagiye hiyongeraho ikirango cy'ubwoko bwa file. Dufunguye ya HTML yahita ifungukira muri browser nk'uko mubibona, ariko nta internet iriho, nta kintu twabona. Reka tube tubyihoreye. Ahubwo reka dufungure iya XLSM, Excel Macro Enabled Workbook, mbereke itandukaniro. Hano dufite workbook yitwa Inventory Management System for Bars. Ndimo ngerageza kubaka application igenzura stock y'utubari tworoheje. Murabona ko ifite akamenyetso ka XLSM. Nituyifungura dukanda inshuro ebyiri irabanza itubaze niba dushaka kwemeza macro muri workbook, hanyuma tukemeza ko ari byo dushaka. Turabonamo amakuru ameze gutya. Ni workbook ifite worksheets 3, iyitwa Inventory, n'iyitwa Transactions ndetse na Dashboard. Muri Inventory dufitemo amakuru ajyanye na stock. Izi button ebyiri, iya Register Cell na Restock Inventory, zikoreshwa na command ya macro. Ni command izamo ibijyanye no guporograma ndetse no kwikoresha automation. Ibyo bituma workbook ihinduka indi yindi. Murabona dukanze kuri button ya Register Cell, bisobanuye barura igikorwa cy'ubucuruzi cyangwa se niba tudufasha kwandika inzoga zacurujwe. Dushobora kuza tukayikandaho, hakaza kano gatebo katubwira kati enter drink name, andika izina ry'ikinyobwa. Ubwo reka twandikemwe wenda BC Rufuro C, izina rimwe mu mazina dufite y'inzoga hariya muri rwa rutonde. Twemeze kuri OK, haza kandi katubwira kwinjiza ingano y'izacurujwe, enter quantity sold, wenda twinjizemo 50. Murabona hano mu nyingi kolone y'ibiri muri stock kuri BC dufitemo inzoga 150. None tugiye gucuruza 50. Reka turebe ko zita zivaho. Nitwemeza kuri OK, murabona ko 50 zivuyeho. Nice. Nitujya kuri sheet ya transaction naho turasanga igikorwa cyiyanditse. 5/2/2025 twacuruje rufuro ca 50 n'amafaranga zacurujwe hirya ngari yariho. None tujya kuri buto ya Restock Inventory, bisobanuye kongera ikindi kintu muri stock. Ubwo hano ni igihe turanguye izindi nzoga. Hano reka tuvuge ko turanguye izindi rufuro ca quantity restock dushyiremo 200. Nitwemeza kuri OK, murabona ko kuri ya nkingi irimo amakuru y'iziri muri stock hiyongereho 200 zibaye 300. Nitujya kuri sheet ya transactions naho turabona ko amakuru yiyongereyemo.
Ibi byose ni commande ya macro twashyize muri workbook irimo kubikora. Nizere ko mwumvise ko habaho ubwoko bw'amafiles ushobora kubikamo cyangwa gukoreramo ibijyanye n'amakuru abitswe muri Excel cyangwa yakorewe muri Excel menshi. Tukaba tuzagenda tubigarukaho mu mashusho ataha. Nasoza mbaburira ko ari ingenzi kujya mwibuka kubika ibikorwa urimo gukorera muri Excel cyangwa muri workbook Excel hakiri kare kugira ngo bitazimira. Ikindi ni ingenzi kwita files amazina ajyanye n'amakuru wakoreyemo kugira ngo mudasobwa yawe ijye iba ibitsemo amakuru ari ku murongo, ari organized, kugira ngo igihe uyakeneye cyangwa undi ayakeneye ubashe kuyabona byoroshye. Nizere ko hari icyo mwungukiye muri iyi video yatwerekaga uburyo bwo gukora no gufungura workbook ya Excel n'ubwoko bw'amafile ushobora kuyabikamo, ndetse n'ukuntu ari ingenzi gukomeza ubika amakuru urimo gushyira muri Excel kugira ngo udahura n'ibyago by'uko yazimira. Mugire ibihe byiza